Welcome! Muri iyi video ngiye kukugezaho top 10 y'ibyamamare bishaje ariko bikaba bitarashaka abagore. Icyo usabwa ni ukora nanjye ku bintu video itangiye kugeza irangiye kugira ngo ngende mbakubwira bose kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Ubwo turaza guhera ku bashaje gakeya tujya ku bashaje cyane aribo tuza gusanga mu myanya ya mbere. Aba hari abari hejuru y'imyaka 30, 40 ndetse na 50 kuzamura. Bana nanjye kugira ngo utaza kuba wacikwa. Ku mwanya wa 10 turasanga Murindahabi Irene, umunyamakuru wamenyekanye ku izina rya M Irene, akaba yaravutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kabiri. Ubwo urumva afite imyaka 33. Ubwo nguwo n'ushaje gakeya muri bo. Naho ku mwanya wa 9 turasanga Benimana Ramadan wamenyekanye ku izina rya Bamenya, akaba ari umukinnyi wa filime nyarwanda sinema, akaba yarabaye icyamamare akamenywa n'abantu benshi ariko akaba atarashaka umugore. Yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kabiri. Urumva yuko nawe afite imyaka 33 ariko ntabwo ari mikeya yakagombye kuba yarashatse umugore. Twihuse rero kugira ngo tudatinda, ku mwanya wa 8 turasanga Uwizeye Marco. Uwo ni Rocky Kimomo, umusobanuzi wa filimi cyane. Abantu benshi baramukunda bitewe n'uburyo asobanura filimi ziwe ndetse n'uburyo akora documentary ziwe, aho akurikirwa n'abarenga miliyoni ku muyoboro we wa YouTube. Uyu Rocky Kimomo yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe. Afite imyaka 34. Urumva yuko nawe arashaje ariko ntabwo arashaka umugore. Naho ku mwanya wa 7 turahasanga Shafi cyangwa se Rukundo Arnaud. Uyu nawe yavutse ku itariki 4 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda. Urumva yuko afite imyaka 35 ariko akaba atarashaka umugore, ariyo mpamvu yagaragaye ku mwanya wa 7 w'abasore bashaje ariko bakaba batarashaka abagore. Kwihuse cyane kugira ngo tudatinda, turageza ku mwanya wa 6 aho dusanga umuhanzi witwa King James. Uyu yitwa Ruhumuriza James, akaba ari umuririmbyi ukomeye cyane ariko atarashaka umugore. Igitangaje ni uko aririmba indirimbo z'urukundo nziza cyane kandi yagiye amenyekana no mu njyana nka R&B ndetse n'izindi njyana nziza bitewe n'uburyo aririmbamo ndetse n'uburyo yamaze kubamo icyamamare. Ariko uyu nguyu akaba yaravutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda, akaba afite imyaka 35 ariko akaba atarashaka umugore. Niyo mpamvu yaje kuba yagaragara kuri iyi list ya top 10 y'ibyamamare bishaje ariko bitarashaka abagore. Mbere yuko tujya muri top 5 cyangwa se muri batanu ba mbere, nagira ngo nkubwire kuri subscribe, ufungure n'inzogera kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo tuzajye ducikwa na update cyangwa se amakuru y'ibyamamare tukugezaho, byaba ibyamamare byo mu Rwanda, Afurika ndetse no ku yindi migabane itandukanye, muri make n'isi yose muri rusange. Niyo mpamvu rero nakubwira ati wiyandikishe. Kwiyandikisha nta kindi ni ugukora subscribe, ugafungura n'inzogera, like, share na comment ni ingenzi kugira ngo n'abandi babashe kugira amahirwe yo kumenya amakuru cyangwa se update nk'izi ngizi bamagezaho kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Wowe wamaze kubikora ndagushimiye cyane, reka dukomeze. Twe tugeze ku mwanya wa 5 aho duhasanga DJ Philibert witwa Nizeyimana Philibert. Uyu yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunani. Afite imyaka 37. Urumva yuko imyaka 37 ntabwo ari mikeya ariko ntabwo arashaka umugore, niyo mpamvu nawe yaje kuba yagaragara kuri iyi list. Twihuse cyane ku mwanya wa 4 turahasanga Nyagahene witwa Emmanuel Kayitaba. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filime cyangwa se sinema nyarwanda, akaba yaramamaye mu myaka ishize ariko mu minsi mikeya cyangwa se mu mezi ashize akaba yarahinduriwe ubuzima na Kiramani waje kuba wamugarura mu gukina filime nyarwanda cyangwa se sinema, akaba yakongera kumuha amahirwe yo kumenyekana cyangwa se kumenywa na bose batagiye bamumenya mu myaka yashize igihe yakinaga sinema nyarwanda. Uyu nguyu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatanu. Urumva yuko afite imyaka 40. Uyu nguyu rero nawe arashaje kandi ntabwo arashaka umugore. Urumva yuko imyaka 40 ni imyaka myinshi cyane
urumva ko ari ikibazo gikomeye. Ntabwo tuzi nimba bafite ikibazo, buriya ni ku mpamvu zabo, ariko mba ngira ngo mbagezeho izi update kugira ngo mumenye n'imyaka bafite ndetse niba bafite n'abagore. Aya ni amakuru y'ingenzi mba nguha. Uyu nguyu rero niwe yaje kuba yagaragara ku mwanya wa 4 w'abasore bashaje cyangwa se abahungu bashaje ariko bakaba batarashaka abagore. Twihuse cyane ku mwanya wa 3 turasanga super manager Patrick Gakuba. Uyu nguyu ni umushinzwe kugurisha abakinnyi cyangwa se kubagura mu makipe runaka. Uyu nguyu rero yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1984. Urumva yuko afite imyaka igera muri 42. Urumva yuko arashaje ariko ntabwo arashaka umugore. Urumva yuko nawe atabura muri top 10 y'ibyamamare bishaje ariko bikaba bitarashaka abagore. Twihuse rero tuhita tujya ku mwanya wa 2 turahasanga Niyitegeka Gratien wamenyekanye ku izina rya Papa Sava cyangwa se Seburikoko. Uyu ni umukinnyi wa sinema nyarwanda cyangwa se filime yagiye aba icyamamare ndetse atuma na benshi bamamara bitewe n'uburyo akinamo filimi ziwe ndetse nawe yagiye yinjiza muri sinema nyarwanda. Uyu Papa Sava rero yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1978, akaba afite imyaka 47. Urumva yuko uyu nguyu arashaje cyane rwose, urumva ko yagakwiye kuba afite umugore ndetse n'abana. Uyu nguyu rero niwe yaje kuba yagaragara ku mwanya wa 2 w'abasore bashaje ariko bakaba batarashaka abagore. Naho tugiye ku mwanya wa 1. Ku mwanya wa 1 se uratekereza haza nde cyangwa se hagaragara nde? Abenshi mugiye mubazi ariko muze kutubwira nk'umuntu wari kugaragara ku mwanya wa 1. Njye nahashyize uwo nzi ushaje cyane kurusha bano bose navuze haruguru, ariko nawe uraza kutubwira igitekerezo cyawe muri comment cy'umuntu wumvaga yaza ku mwanya wa 1 mu basore cyangwa se abagabo bashaje cyane ariko bakaba batarashaka abagore. Ku mwanya wa 1 turasanga Irunga Longin. Uyu nguyu yamenyekanye ku izina rya Tuck What, akaba ari umukinnyi wa sinema nyarwanda cyangwa se filimi. Akaba yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka w'1972. Uyu yavukiye mu mujyi wa Lubumbashi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Avuka kuri iyi tariki nababwiye y'ukwa 5 ukwezi kwa 6 mu 1972. Akaba rero ashaje cyane, akaba yaratangiye gukina muri sinema nyarwanda cyangwa se filimi mu mwaka w'2006, ariko akaba atarashaka umugore. Urumva ko yuko imyaka 53 ntabwo ari imyaka mike cyane, yagakwiye kuba yarashatse umugore cyangwa se afite n'abana benshi. Rero iyi list nabahaye ni iy'abantu cyangwa se abasore bashaje ariko bakaba batarashaka abagore. Abangaba nibo twabashije kuba twamenya, twahereye kuri top 10 tugiye kuri top 1. Nawe uraza kutubwira muri comment uburyo ubibona cyangwa se uburyo wabibonye, utubwire wari kuza ku mwanya wa 1 cyangwa se niba ari uwo twibagiwe ushaje uze kumutubwira muri comment. Abangaba nibo twabashije kubaha nk'uko nabibabwiye kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa 1. Wowe twabonye muri ino video kuva itangiye kugeza irangiye, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo tuzadicikwa na update tukugezaho z'ibyamamare byaba ibyo mu Rwanda, Afurika ndetse no ku yindi migabane yose itandukanye n'iyo ku isi yose muri rusange. Wowe rero wamaze kubikora ndagushimiye cyane, nizeye ko uzajya uhabwa ubutumwa cyangwa se notification mu gihe dusohoye video cyangwa se ikiganiro kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. We rero wamaze kwiyandikisha ari byo gukanda subscribe ugafungura n'inzogera, ndagushimiye. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire yuko nabakoreye WhatsApp channel cyangwa se umuyoboro wa WhatsApp dushobora guhuriraho kugira ngo tujye duhana amakuru yose y'ibyamamare, haba kuri no YouTube cyangwa se kuri WhatsApp, kugira ngo turusheho kumenya amakuru yose. Uraza kureba hano muri comment muri link nashyizemo ni ya WhatsApp channel, uze kuba wadufollowinga kuri WhatsApp channel tunyuzaho amakuru yose y'ibyamamare kugira ngo ujye ubana natwe 100%, haba no kuri YouTube cyangwa se ku muyoboro wacu wa WhatsApp tubagezaho amakuru atandukanye y'ibyamamare. Hari ibyo tutanyuza no kuri YouTube tukabinyuza kuri WhatsApp channel, niyo mpamvu nashyize link hano muri comment kugira ngo uze kuba wakanda follow ujye ubona amakuru yacu.
neza bitakugoye kandi uyabonere ku gihe. Naho ubutaha mu yindi video cyangwa se mu kindi kiganiro cyiza nzabagezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube.